Reka nongere mbasuhuze bifurize kumererwa neza cyane mwe mudukurikirana buri munsi kuri channel yanyu ni Rutamu Talk Zone TV iwabo w'abasportif ni nka siroga yacu. Reka nizere ko buri muntu wese akomeje kugenda agubwa neza cyane aho dukurikira uherereye hose. Wumve ko naguhaye ikaze kuri uyu mugoroba. Tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye ariko biri soft, ntabwo turaza kwibanda mu miriro iremereye cyane nk'iyo tumazemo iminsi, kubera ko mbafitiye surprise. Ni surprise ikomeye cyane mfitiye abakunzi bacu ba Rutamu Talk Zone TV. Birumvikana turaza kwibanda cyane ku madil agiye atandukanye. Iyo ngiyo ni ingingo nakwita nk'iya kabiri, ariko ni ingingo ya mbere ngiye kuza ambasanura mu kanya gato cyane. Ikintu cya mbere cyangwa se cya kabiri turaza kuganiraho cyangwa tugiye kurebera hamwe kuri uyu mugoroba. Tugiye kurebera hamwe abakinnyi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bakora amadili hirya no hino ku isi, cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Boom! Dili ya mbere, bafana ba Rayon, ni umuryame musinzire, mumererwe neza cyane. Mboneraho no gusuhuza umugabo witwa Haji, aherereza Australia. Ni umudiaspora umeze neza cyane. Yajyaga nyandikira akambwira ati ibyo wakora byose, umuntu witwa Bedi amaze iminsi acumbitse muri hoteli za Paul, cyangwa se Muvunyi Paul, perezida w'ikirenga wa ekipe ya Rosport. Ntamubwira nti wa muntu we Abedi ari Burundi, kandi koko yari Burundi, gusa ugasanga abadiaspora afite za ndani kuturusha. Byari bitangaje cyane. Gusa icyo abantu bamenya ni uko witwa Abedi Biramahira Bedi kuri miliyoni 24 z'amanyarwanda yamaze gusinyira ekipe ya Rayon umwaka umwe. It's official. Abareni muryame musinzire, umukinnyi byibura wakina nk'ibyamuhire Keve yamaze kuboneka. Icyo ni ikintu tuza kugenda tuganiraho ku buryo burambuye, ariko nanone bafitiye surprise. Ndashaka kugira ngo mbabwire ko guhera mu cyumweru gitaha, tugendeye kubiriho ndetse no kubahereza ibyo mwifuza, tuza gutangira content nshya. Ntabwo turi bujye kure y'imikino, ariko ni ibintu muzakunda cyane. Nyuma yo kubona ubusabe bw'abantu benshi bagiye batandukanye bavuga bati nibyo ekipe muzitugezaho n'amakuru agiye atandukanye, ariko turashaka kwinjira mu buzima bw'abanyamupira, haba abakinnyi, haba abatoza bagiye batandukanye, ama ekipe EDL n'abanyamakuru abenshi baba star hano mu gihugu cy'u Rwanda, kwa ama media house agiye atandukanye. Turaza gutangira kwinjira ku buzima bwabo, tubaganire ku buryo burambuye. Mwicare muzi ngo uyu muntu ABCD ese byagenze bite kugira ngo uyu munsi abagaragara nk'uko agaragara. Ntahoze mbona bibaza bati hari ubuzima butangaje bw'abantu bagiye batandukanye. Ubwo rero mu cyumweru gitaha tuzabafatira nk'iminsi 2. Ndimo ndaporopoza kuwa 2 ndetse no kuwa 4, tukajya turakura ikiganiro cy'umuriro gikubiyemo buri kimwe cyose, kandi ndizera ko ibintu bizagenda neza cyane. Abantu bagiye gutubaza amazina agiye atandukanye, abantu nka Sam Karenzi, abantu nka Jado Castal, abantu batangiye itangazamakuru kera. Abo ni abantu by'ukuri twamaze kubona ko ibiganiro byabo tuzabitangiriraho, n'abandi bagiye batandukanye, abantu nka Bugangura Axel, tuzagenda tubaganira n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni amakuru mashya kuri Rutamu Talk Zone TV. Ariko ntabwo tuzajya kure nanone y'imikino, kuko ama live turimo turitegura, turicaginga cyane kugira ngo shampiyona izaje gutangira, ndetse na event zose z'umupira twaramaze kujya kuri karibure nziza. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nkunda kukigaruka kino kintu, twari dufite sale nini cyane, yarimo ibihumbi hafi 15. Urumva ni sale kabisa, irimo abantu benshi cyane, ariko twaje kugira amahirwe turayitakaza. Ariko nanone ndabizi neza ko abantu mwakanze subscribe nanone ni abasportif. Abo bantu rero n'uyu munsi ndacyabafite. Niyo mpamvu gusaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo byibura twicume twigira imbere,
dukomeze kugenda twubaka ikintu gikomeye cyane, kandi abizi ko mbafite ba sportif ura n'abantu uhamagara bakakwitaba mu gihe cya nyacyo. Ubwo rero iyo ni gahunda nshya tugiye kuzatangira, nzajya mbakubita umuntu uremereye umwe gusa, ubundi manuke hasi musigare muganira, nongere ngaruke mbajugunye mundi kuwa kane. Ndimo na propose iminsi 2 kuwa kane ndetse no kuwa kane, mukazajya mubona iyo gahunda, kandi ndakeka ari ibintu bizagenda bibaryohera cyane. Ubwo ni ubutumwa nari mbafite nshaka kugira ngo mbubagezeho, hanyuma dukomeza mu ngamba. So Inyarugenge sport irimo kugenda iganirwa cyane cyane ku kibaje batandukanye. Murabizi ko witwa Nshuti Innocent amaze kubona krebe yavuye muri equipe ya FC Sabail, araza no ku mugabane wa Afrika mu gihugu cya Tunisia muri equipe ya Esperance de Zalizis, equipe ikomeye cyane mu gihugu cya Tunisia, kwitondera cyane. Yamaze no kubona equipe ivuga amaze gusinyana n'imyaka igera kuri 2. Iyi ni ditso yatuganiraho, ndetse no witwa Biramahira Bedi wamaze gusezera kuri equipe ya Rayon Sport, nawe agiye kwinjira mu gihugu cya Algeria. Nayo ni deal ikomeye cyane, ni mu bintu cyangwa se mu bintu bicushije cyane umujyi, irimo kugenda biganirwa cyane ku ma social medias ndetse na media house. Twagiye tubiganira ku buryo bugiye burambuye, ariko ni munyemerere mfata iminota mike nganire kuri uyu mugabo Bigirimana Bedi. Uyu Bigirimana Bedi ni umwana ukiri muto cyane uko bigaragara, wenda ngenda cyaduta kandi ntabwo nshaka gusesengura imyaka kuko imyaka ni imibare, ariko Bigirimana Bedi ku myaka 23, alright, nkuko bagenda bidusavinga ku byangombwa cyangwa se ku ma platform agiye atandukanye agaragaza amateka y'uyu mugabo, bavuga ko afite imyaka 23, ariko amaze amezi 3 ari kurisha umutwe abayobozi b'ikipe ya Rayon ndetse n'abafana ba equipe ya Rayon Sport. Muzi ko hagiye akanyenyeri ko kugura uyu Bigirimana Bedi byagoranye cyane, haza transfer boosting, bavuga batara amakipe muri Tanzania ari kumushaka, ariko ibyo byose ntabwo byari byo, kuko Bedi biranatangaje kubona impano afite n'ugwega kinaho, tubona byibura yifuzwa n'ikipe imwe. Sinzi ikintu cyo cyabaye. Mu gihugu cya Tanzania barasinziriye, mu gihugu cy'u Burundi barasinziriye, EDL n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu mugabo yifuzwaga na equipe ya Rayon Sport, bije kurangira rero bumvikanye nyuma y'uko ku munsi w'ejo perezida wa Rayon atangaje ko Abedi Bigirimana kuza muri equipe ya Rayon bimaze kugera ku kigero cya 90%, habura 10% kugira ngo birangire ko yakwinjira muri equipe ya Rayon. Ibyo byose byarabaye, ariko za ndani cyangwa se imirongo migari icyo yatwerekaga makuru twa dufite nuko Bigirimana Bedi yasinye mu gitondo cyo kuri wa gatanu, ariko asinya nta muntu n'umwe wemerewe ku breaking iyo transfer. Twamaze kubimenya, ariko Rayon Sport itarabishya muri social media zabo, bavuga bati oya reka dushaka ko twamubika akaza nk'agaseke ko kuri Rayon Day, akaza nk'agaseke ko kuri Rayon Day. Ariko kubera imbaraga za media cyangwa se itangazamakuru, nanone byaje kurangira buri mureyo wese abizi neza ko Bedi yamaze gusinya, bituma rero mu kanya gato equipe ya Rayon Sport ku buryo buri official imaze kukonfirma ko yamaze kwakira Abedi Bigirimana nk'umukinyi wa equipe ya Rayon. Ubwo ejo mu myitozo nta gihindutse mu nzove, aritoza. Hanyuma ku cyumweru kuri match ya Muhanga, abantu b'imuhanga mugomba kuzabona Bedi yambaye jezi y'ubururu n'umweru, imwe muri jezi mu by'ukuri ubona ko zimubereye cyane, ngira ngo muramubona Bedi Bigirimana kabisa muri jezi ya Rayon, ameze neza cyane, tama ryabaye tama ijigo gatuzo, ubona ko by'ukuri n'umugabo ugomba kuzafasha equipe ya Rayon Sport. Short comment: Rayon Sport ibonye umukinnyi yari ikeneye, ariko nawe wari uyikeneye.
mpamvu mpereye kuri icyo kintu nuko Abedi Bigirimana kuri Calibre amaze gukinaho muri ekipe ya Kiyovu Sport, aho yaje muri ekipe ya Rukinzo 2022 2023 gutyo, right? Niba nibuka neza yahakoze sezo zirenze imwe, aza muri ekipe ya Polisi naho arahakorera ariko baramurekura. Iyo myaka yose amaze hari naho yagiye aba MVP w'irushanwa Rwanda Premier League. Mu by'ukuri ntabwo dushidikanya ku mpano ye, ariko kimwe mu bintu byambabaje ntatinda kugira ntavuze ni ugufata abakinnyi nk'aba ngaba bakomeye tumaze kumenya ko bamaze kuba abacua cyangwa se bamaze kumetiriza shampiyona yacu, ukabazinyisha umwaka umwe. Icyo gihe ubuhombeye ahantu nakwita habiri. Niba ufite umukinnyi nk'uyu nguyu ubona ko ari zahabu, umaze kudomina shampiyona, kandi ukaba ubizi neza ko ari kubuja gukina hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu kumuha amasezerano wagakwiye gutekereza kabiri. Ese Abedi nk'umukinnyi mpenzi nintatwara igikombe cya shampiyona akagenda ari free agent, nzaba mpombye kabiri. Nkunda gutanga urugero, nabivuze navuga ni buriya niba ari igihombo gikomeye cyane kipe ya Rayon Sport yagize, nugwa platform Muhire Keve akagenda for ku mafaranga menshi cyane, nta kintu na kimwe kipe ya Rayon Sport imubonyemo. So good, ndabyumva amafaranga ni makeya, ariko buriya Keve iyo yaba agifite amasezerano mu ikipe ya Rayon, mwari kumudiringa mukagenda mumugurishije ayo mafaranga akabafasha kugura abandi bakinnyi. Ariko haje kubamo amakosa, nyina ahita amakosa mu umwaka umwe. N'uya Abedi rero twibuke neza ko nagera mu kwezi kwa mbere amaze gushayininga haba muri shampiyona, imikino ya CAF Champions League, azaba afite uburenganzira bwo kunegosiya n'indi ekipe nka pre-contract yajya mu kwezi kwa kane kwa gatandatu akagenda ari for free, nta kintu ekipe ya Sport ibonyemo. Hari ikintu kugeza uyu munsi nari numva ekipe ya Rayon iracyabarira inyungu ku gikombe, kandi buriya umusaruro w'umupira nibyo akenshi aba success ku gikombe birabara cyane, ariko buriya hari n'ama ekipe agira success kandi nta gikombe batwaye, batanaza no ma ekipe 10 ya mbere. Sibyo iyo ugiye kureba mu gihe cya vuba, byibura umukinnyi wa Rayon wavuye muri ekipe ya Rayon akajya muri club agurishijwe Nomborenga Fitina, niwe mukinnyi wenyine waho bahangaho hose kugurishwa muri ekipe ya Rayon. Abandi bose bagendaga ari free agent. Bivuze ngo nguhaye platform n'amafaranga menshi cyane, sinatwaye igikombe no kugenda ugendere for free. Nge numva akwiye gutekereza kabiri, wenda yamaze gusinya sofa, ariko nk'izi miliyoni 20 bagiye guhereza Abedi ugiye muri Algeria zagakwiye kongerwa agasinya imyaka 2. Ukavuga ngo sezo ya mbere ishobora kunanira, ariko muri projet y'imyaka 2 uyu muntu ndamufite. Izo ni zimwe mu nyungu zikomeye cyane ekipe ya Rayon Sport akwiye kuba ifite muri ibi byose. Rero ndashaka ngo tuganire gato kuri transfer ya Abedi wamaze kugera muri ekipe ya Rayon, ibintu umutekano na amahoro. Hanyuma muri ekipe ya APR hakomeje kwibazwa ibintu bigiye bitandukanye. Hari abantu batangiye gukubita imijugujugu, nimba nabita abahaters, nimba nabita abantu bagwanya ekipe ya APR ntabwo mbizi, nimba nanabita abapampe. Hari amakuru atangiye kugenda aza tuza n'ama breaking news atandukanye, bivugwa ko witwa Ruboneka Jean Bosco, witwa niyo mugabo Claude ndetse na Nigena Clement nta busabe ekipe ya APR igeze yakira iva muri aya ekipe bavuga ari kwifuzwa na bano bakinyi, ahubwo bikavugwa ko abapampe ari bo bari gushaka kumenasa kugira ngo bateze umwuka mubi muri ekipe ya APR Football Club. Nta busabe ekipe ya APR yakiriye mu gihugu cya Tunisia cyangwa se muri Tanzania busaba abakinyi ko bakwerekeza muri aya ekipe. Ayo yose ntabwo tumukunya ducukumbura, ariko ngo abapampe hari ukuntu batangiye kurema kagunya ku ruhande ko kugira ngo babashe gusenya ekipe ya APR n'ibyo kugeraho muri iyi minsi. Iyo ngiyo ni dossier ikomeye cyane tuzaganira, dufite umwanya uhagije wo kubiganiraho.
ahubwo najya kwibutsa kora subscribe kuri iyi channel tuzamuke. Nawe urebye turi bake cyane pe, biteye agahinda n'isoni. Ubwo nawe ubigize iryawe wakanda subscribe, ubundi tukagendana mu mirongo migari. Bless ku bantu mwese mutinangiye imitima mukumva ko mugomba kudushigikira mukanda subscribe, ndetse n'abandi benshi cyane bashya kuri uyu muyoboro, mwese twabahaye ikaze.